Abantu benshi muri iki gihe baba bumva byarabacanze, ntabwo twavuga ngo aba bantu baba ari abanebwe, nta nubwo twavuga ngo aba ari ibicucu, ahubwo baba barabuze inzira. Buri gice umuntu anyuramo mu buzima bwe kuva akivuka kugeza apfuye, kiba gifite icyo cyagenewe. Hari igice cy'ingenzi umuntu anyuramo kuva afite imyaka 12 kugeza ku ufite imyaka 20, iki gice kiba kirangwa n'ibi bintu bikurikira. Aha niho umuntu atangira kwibaza ati se ndinde? Niki nshaka kuzaba hazaza? Ndetse nehe nkomoka? Iyo umuntu atabonye ibisubizo by'ibibazo tuvuze haruguru, muri iki gihe cy'imyaka kuva kuri 12 kugeza kuri 20, aba yumva byaramucanze ndetse akumva atanazi n'icyo azakora hazaza. Kadufate urugero rwihuse. Ukuze mu muryango bakubwira bati mwana wacu turashaka uzaba umuganga. Nyamara umutima wawe ntabwo ari ibyo uri gutekereza. Umutima wawe urakubwira uti urashaka kuzaba umu businessman nukura. Inshuti zawe ukabona zitangiye kujya hanze, ukabona zitangiye kurira indege. Ibi ngibi bikora icyo bita igitutu, bikakuzanamo igitutu mu mutima wawe, kigusunikira guhitamo imyanzuro yihuse. Ibi ngibi birema amakimbirane y'imbere. Hari umugabo witwaga Leon Festinger. Uyu mugabo niwe wazanye icyo bita social comparison theory. Iyi social comparison theory ivuga ko buri muntu wese hari akantu avukana. Ako kantu ni akahe? Social comparison theory ivuga ko buri muntu wese avukana akantu ko kwigereranya n'abandi bantu kugira ngo amenye urwego ariho. Ariko uyu munsi kwigereranya n'abandi bantu biri ahantu hose, ndetse biri no mu bintu byose. Ugatangira ukavuga uti umuntu utunganya imyaka yaguze imodoka. Umuntu utunganya imyaka yafunguye iduka. Kavuga uti umuntu utunganya imyaka yashatse umugore cyangwa yashatse umugabo. Kavuga ati umuntu utungana yagiye muri Canada. Ahangaha ubwonko bwawe butangira kukubaza, ukavuga buti ariko se ubu ngubu sinasigaye inyuma. Ibi bituma ugira ubwoba bw'igihe kirekire ndetse ukumva ko ntacyo ushoboye. Gusa ibi ntabwo bivuze ko uri gutsindwa, ahubwo ni ubwonko bwawe buri gukomeza bwigereranya n'abandi bantu. Hari igishushanyo kigaragaza ibintu umuntu akenera mu buzima bwe bwose, ndetse icyo gishushanyo kigaragaza n'ibyiciro ibintu umuntu akenera biriho. Muri ibyo bikenerwa byose, icy'ingenzi kirimo ni icyitwa physiological needs. Izi physiological needs ni ibintu umuntu aba akeneye ku buryo aramutse atabibonye yapfa. Muri ibyo harimo umwuka duhumeka ariwo oxygen, harimo amazi, harimo ibiryo, harimo gusinzira no kuruhuka, ndetse hakabamo n'inzu n'imyambaro. Aho ntitwakibagirwa kwibaruka no gusohora imyanda. Ese n'abarimu bangahe cyangwa n'abaganga bangahe bafasha abantu batarajwe inshinga n'amafaranga cyane, ikibaraje inshinga ari ugufasha abantu cyane. Umugabo witwa Abraham Maslow yaravuze ati mu gihe wabasha gukora ibi ngibi uba warabaye self actualized. Ndetse nta n'umuntu utavukana umutima wo kumva yakora ibyiza gusa. Nta n'umuntu utagira intego zo ku rwego rwo hejuru. Bivuga ko abantu batoya muri iyi minsi bashaka kugera ku rwego rwo hejuru rw'imibereho yabo mu gihe bakiri guhura n'ibibazo bikurikira. Mu gihe bagifite ibibazo by'amafaranga, mu gihe bagifite ibibazo mu mibano yabo, ndetse no mu gihe bakibura abantu babafasha. Ibi byose bibazanira stress. Ndetse ibi ngibi bivugwa ko ari nko kubaka inkuta mu gihe utabanje kubaka fondasiyo. Rimwe na rimwe ikibazo si ubuzima bwawe, ahubwo ni inkuru ubwonko bwawe buri kukubwira. Ariko ntugire ikibazo. Kumva warabuze inzira si indwara, ahubwo ni icyiciro cy'ubuzima bwawe. Ndetse kumva byaragucanze bisobanuye kuri gutekereza. Iki ni ikikwereka ko ugomba kubanza ukumva iby'ubwonko bwawe buri gutekereza mbere y'uko wicira urubanza. Iyi ni Thinking Smart Rwanda. Kora kuri subscribe, share, like na comment, ubundi tuzajya tuguma twiga nk'utuntu tw'ubwenge nk'utu ngutu. Ciao ciao, ndabakunda cyane.